All right, thank you very much. Thank you very much. You can take your seats. Basaseridoti bashyitsi bahire kuko mumaze kugubwa neza muri urugo. Duhuriye hano muri iri shuri ryaragejwe Bikira Mariya Umwamikazi kugira ngo twishimire uyu munsi muhire. Nongere nkire nti duhawe ikaze nanone, munyemere twifatanye muri ibi birori turushaho kwizihirwa nk'uko tuziranye. Umwepiskopi yadutura igitambo cy'Ukaristiya, twamubonye ni umubyeyi wacu uduhoza ku mutima kandi turishimira ko turi kumwe nawe. Nk'uko rero twamwakiriye n'abasaseridoti n'abandi bose bashyitsi twabonye, ndagira ngo muri abo bose twahaye ikaze tubabwirire ishuri turusheho kwicara muri iki gicumbi tuziranye. Kuko rero twaramukanyije iri shuri duhuriyeho, ni ishuri rigizwe n'abana barenga 960. Bane nanze kubongeraho kuko navuze ko barenga 960. Ni abana rero biga mu mashami anyuranye mu byiciro bibiri, icyiciro kibanza n'icyiciro kisumbuye, ishami ya MCB bijyanye na siyansi, MEC ndetse n'ibijyanye n'icungamutungo twita accounting. Twishimira twese yuko rero urugo turimo ari urugo rwareze kandi rukomeje no kurera. Muri bari hano munyemerere dukomeze twishimire ko urugo ari urugendwa kugeza aho rufite abuzukuru, dutegereje n'ubuvivi. Ndavuga ko abarereye muri iri shuri nabo barareze, nabo bareze barabyara bazana abandi hano. Rumvikana ko ni ishuri rigendwamo na benshi. Muri bo hari ababareze twishimira, hari ne benshi kandi bagiye bagira uruhare rufatika kugira ngo ibyo tubona ubu bibe biri uko tubibona. Hari abitahiye n'abatakiriho, Imana ikomeze ibakire mu bwami bwayo. By'umwihariko turishimira umuganda, ubutwari, umurava n'uruhare rufatika abapadiri bagaragaje kugira ngo iri shuri rigere mu bigwi rizwiho kure cyane. Turazirikana Padiri Nsabimana Evariste wanyeretse aho mpera, Padiri Gilbert nawe witahiye, Padiri Havugimana nawe witahiye, Padiri Remo Ukwishaka uri hano, Padiri Gide dufatanye ubutumwa, kimwe n'abandi bose babaye muri iri shuri barimo n'abari hano. Twese turishimira aho ishuri rigeze ko ari heza, ku buryo dufite icyo duheraho dushima, bikadufasha kurushaho kureba kure. Nyiricyubahiro Musenyeri, bashyitsi bahire, twabwira kuvuga ko hari ibyo tugikeneye muri uru rugendo ndetse hari n'ibyo tubuze. Bimwe murabizi, ibindi nabivuga, ariko muri byo muri uru rugendo ndagira ngo dukomeze twishimire ko hari icyo dufite duheraho. Muri uyu murongo mwiza mwaduhitiyemo, ndetse na diyoseze gahora itekereza abana bayo igikwiye. Abantumye by'umwihariko bafite ibyishimo n'ibyifuzo. Abarerwa n'abarera bishimiye kuba muri uru rwuri mubereye umushumba Nyiricyubahiro Musenyeri, ndetse barashima ubushishozi bushingirwaho kugira ngo buri wese yibone muri uwo mukumbi. Barishimira ko abakozi bahawe ubwisungane n'ubwishingizi, haba mu kwifuza ndetse no mu kubaho neza, bateganyirizwa izabukuru n'ikimenyimenyi. Vuba aha hiyongeyeho n'urundi ruhare nta n'ikigabanyutse kukinjira mu mufuka wa buri kwezi. Ibyo ngibyo barabyishimira. Mu gusaba abarera basonzeye kumva bifuza ko hanze aha mu bushishozi n'ubushobozi bwahuzwa n'ibiciro, bityo umwarimu n'uwo yigisha bakagubwa neza.
bakigisha kandi bakiga batekanye. Hari n'ibindi byinshi tutabahisha kuko mubyibonera. Icyo tutabura kuvugira hano, ubwo imfura zateranye, namwe mwabonye uburyo mwageze hano. Bamwe batangiye kureba mu kirere bakibaza niba barasubirayo amahoro. Ibyo ntabwo ari twe twenyine tubigiramo uruhare, uri kubyumva wese umuganda we urakenewe kugira ngo turusheho kuza hano twishimye, twisanzuye kandi twishimira aho turi. Turabifuzaho ubufatanye, tubasaba inkunga yanyu mwese abatwumva kugira ngo koko umwana urererwa hano atazagira na kimwe abura mu byiza Imana yaduhaye. Mu gusoza, icyubahiro Musenyeri, dufite intumbero igana heza mu cyerekezo gikwiye cy'iri shuri, ku buryo mu myaka iri imbere iri shuri ryarushaho kuba koko igicumbi n'icumbi byizihiye uje wese arigana mu mpumeko yizihiye umushumba.
We really appreciate this time round. Let us welcome orchestrally. They continue after this. So, orchestrally, the floor is yours. You're welcome. Ibigwi ni ishuri abantu batandukanye banyuzemo kandi bafite aho bigejeje. Nagira ngo mumanze rwose mumfashe dushimire ubuyobozi bw'iri shuri bukomeje guhagarara kuri iyo ntumbero yo mu byatambutse. Ubuyobozi bwiza burya nibwo butanga umuyoboro. Ubuyobozi bwiza nibwo butuma ubuzima bw'ishuri bushoboka, bitewe nuko iyo ishuri ridafite icyerekezo cyangwa se ridafite umurongo uhamye, babarezi ndetse n'abana ntabwo bamenye icyo gukora mu gihe gikwiriye. Iri ni ishuri ryagiye rigira abarezi tuzi twibuka, hari abakihigisha uyu munsi, nababonye mwarimu Felicien twakoranye hano, hari n'abandi Nyagasani yagiye ahamagara, hari n'abandi bagenda intege ziba nkeya, ariko n'abarimu bagiye bakorana umurava, kwitanga, kugira ikinyabupfura. Hari n'ibyo ishuri ryajyaga ridusaba ukabona bigoranye. Gatanga nk'urugero, akenshi ku mwarimu weekend bariye, ariko iyo baguhamagaye nguze gusiriveya etude yo ku cyumweru, umuntu ufite urugo cyangwa se ufite izindi nshingano, ukaza ukabikora. Hari n'abanyeshuri ababonye babaga bazamuka Gihango, amanuka hano muri Ramba, avuye muri Mbwe, ukaza uvuye mu rugo uje hano muri etude iri burangire ujya mu misa. Arushaho kuvuga ati uyu mwanya wanakawukoresheje mu rugo, ariko kuza kwigira ku ishuri, mwarimu ari gukurikirana yuko kuko uri kwiga no kumusobanuza aho wagize ikibazo, ibintu bikomeye. Nyuma ya etude ntutahe ukajya mu misa, ukajya mu misa ya gatatu. Ndashimye rero ko tugifite mu by'ukuri hano impano zitandukanye, ariko ngira ngo nta n'izuborera. Nashimye ko dufite impano zitandukanye, ndizera ko na za korali zigihari. Akenshi misa ya gatatu hano Rwaza nitwe twakunze kujya tuyiririmba. Twajyaga tunanyuzamo tukagira ingendo zihariye zo kujya kuri katedrali,
muribaza umunyeshuri kuva hano n'amaguru akajya kumva misa kuri katedrali, aho bose twagiye tubabonera imigisha ikomeye. Abantu bajyaga bahugurirwa, bavuga abanyeshuri mu biruhuko, hari porogaramu twageraga zizwi nka projet d'encadrement supplémentaire d'été. Hari abafite barumuna babo cyangwa abana babiza ahangaha, ariko hari n'abantu bakomoka muri ibi bice bagendaga banyura ahangaha mu buryo ngubu cyangwa ubundi, cyangwa se imiryango yabo. Bongera ngo nkomeze gusaba yuko iri shuri ryakomeza gufatanya n'abaturage mu iterambere ryabo muri rusange. Umuturage wejeje ibyo yejeje, ishuri rikamuteza imbere. Ni ingenzi cyane bituma ishuri baryibonamo bakabona yuko rifite icyo ribamariye. Ikindi kintu nshaka kugira ngo musorezeho, sinzi niba cyaratangiye, abenshi twize muri iri shuri twaryizemo kubera ko wenda twaturukaga inahangaha, impamvu abenshi twari externe. Iyo urebye muri imisozi nawe biraguha, hari igihe usanga hari umuryango runaka utifashije cyangwa ufite ibiwugoye, kandi uko ndi kubona iki kigo cyangwa uru rugo rumeze, umwana umwe aramutse aje mu bandi akiga ntacyo asabwa cyane, numva bitavunanye kwa padiri bashimye. Niko abapadiri ni ukugira ngo niyo corporate social responsibility nayo tujye tubitekerezaho, tukazabona umwana ngo yacikirije ishuri kubera ko yabuze minerivare aho bamwohereje kwiga. Twajya tubigerageza natwe nk'abiza ahangaha cyangwa se nk'abahakoze, nta bushobozi buhambaye dufite, ariko natwe hari umuganda mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzajya tugerageza gutanga muri iyo gahunda kubera ko yafasha cyane. Kugira ngo rero hatagira icyo mba nasimbutse kandi ari ingenzi, nagire umugisha wo kuba hano ari nyiricyubahiro musenyeri wacu, munyemerere mvuga ibintu ko nabiteguye. Excellence Monseigneur Vincent Harolimana, distingués invités, chers membres du personnel éducatif, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est avec une émotion profonde et un sentiment de joie partagée que nous nous retrouvons ici, sur cette colline bénie, dans cette école qui a marqué nos vies et continue de semer des graines du savoir dans notre communauté. Revenir ici fait surgir à nous une douce nostalgie. Ces murs, ces classes, ces visages, tous nous rappellent un passé qui construit avec rigueur, foi et engagement. J'ai appris avec le temps qu'aucun mot n'est plus noble que merci. C'est notre reconnaissance éternelle. Nous sommes convaincus que l'école Marie-Reine continue sur cette lancée. Elle ne forme pas seulement les élèves, elle est bâtie des citoyens, cultive des talents et transmet des valeurs. Cette école entretient une relation privilégiée avec la communauté locale. Elle est un pilier, un repère, une lumière. Nous aspirons à ce que cette institution continue de rayonner non seulement par la qualité de son enseignement, mais aussi par son implication communautaire. Soutenir des familles en achetant localement, offrir des emplois aux jeunes de la région et pourquoi pas accorder des réductions aux enfants talentueux issus des familles démunies aux environs. Serait un puissant témoignage de solidarité et de transformation socio-économique. Ce sont là des gestes simples mais porteurs d'un impact durable. En agissant ainsi, l'école touchera non seulement les cœurs, mais s'ancrera encore plus profondément dans la mission fondatrice. Nous souhaitons également que l'école demeure un centre vivant d'activités extrascolaires, culturelles et sportives, non seulement pour les élèves, mais aussi pour toute la communauté ici environnante. Des activités comme des encadrements supplémentaires d'été, des ateliers artistiques ou les rencontres sportives peuvent être des tremplins pour l'avenir pour nos enfants. Permettez-moi aussi d'évoquer l'importance de la vie spirituelle dans le parcours éducatif. À notre école, même en tant qu'externe, nous assistions à l'étude dominicale sous la supervision de nos professeurs. Avant de nous rendre à la messe, nous étions membres des chorales dynamiques, engagés dans des équipes sportives et vigoureuses et participions avec fierté au rassemblement des écoles catholiques, parfois à la cathédrale. Puis la présence de Monseigneur Vincent Harolimana, tout comme sœur dans le passé de Monseigneur Bahujimigo,
honore et bénisse cette école. Leur leadership spirituel nous rappelle que l'éducation sans valeur est une maison sans fondation. Chers amis, bien que nous ne puissions pas toujours apporter un soutien financier, nous gardons un cœur disponible, prêt à contribuer par nos idées, notre expertise et notre accompagnement technique. Notre engagement ne faiblira pas, car cette école est notre fierté, notre point d'ancrage, notre mémoire collective. Puissions-nous tous, chacun de sa manière, continuer à soutenir cette école et que la Vierge Marie veille sur cette école, sur ses élèves, ses enseignants, ses dirigeants et toute la communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parler langue français m'intéresse. Oui. So this shows that Marianne has doctors. Yes. When we say that our product is a doctor, it means that outside here we have very many doctors. So because of time, however, I have heard some rumors from behind that OBs and OGs have a agapfundikiye gatera amatsiko. Umwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo inani na arahari, araza kubasuhuza gusa biba bihagije. Njyewe narangije hano mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani, mirongo icyenda n'umunani, icyenda n'icyenda. Hashize imyaka 26. kugira ngo dusangire n'abanyeshuri n'abarezi nyakubahwa y'icoro Musenyeri. Mwakoze cyane. Thank you very much. Batashoboye kuboneka, nitwe twatangije iri shuri urebye turi abanyeshuri 48 niyo nicyo kibeshejeho. Nta kindi uretse kubashimira, gushimira ababyeyi batuzanye hano, gushimira ababyeyi batumye ishuri ribaho, gushimira ubuyobozi bw'uyu munsi butuma dushobora kuzirikana, ndetse n'abana bacu bakaba bari ahangaha. Twishimira kubazana no kugira ngo batere imbere nk'uko natwe twateye imbere. Byose tubikesha Imana. Murakoze cyane. Arakoze. Twe twarangije muri iriya shuri hari hakurya ririya rihera, turi promotion ya kabiri yabonye bourses binyuze mu mvaho. Nanjye narangije kaminuza mu ishami ryitwa psychologie clinique, ubwo ni licence mfite, nsanzwe nanjye n'umukozi ku karere ka Musanze nshinzwe ubuzima n'isuku. Murakoze. Yeah, thank you very much. Us to read this. They have requested us to read this, but in a distant area, I can see that it is above 500,000. It is above 500,000. So it is 500,000 to 1,000, and that is above 500,000. So my co-MC can also tell us in clear Kinyarwanda. Okay, murakoze cyane. Nuko MC wacu mwiza cyane yabivuze, aya ni amafaranga menshi cyane. Ikintu cya mbere turabashimiye, dushimiye bakuru bacu kubwo kutuzirikana bakaba bakitwibuka. Mumfashe tubahe amashyi menshi cyane. Nuko MC yabivuze, ngiye kubabwira aya mafaranga kunangana. Ni amafaranga menshi cyane. Ndagira ngo nk'abanyeshuri murabizi hanga muri Marire dufatwa neza cyane. Everyday ibintu by'imigati n'ibintu bisanzwe byo ntabwo twabivugaho. So ndagira ngo twibaze noneho mu gihe like ari imigati tugiye kurya. Aya mafaranga agera mu 502. Ibaze noneho day by day tugiye kuba neza, tugiye kubyibuha. Babyeyi bacu nimubona twaratashye twarabyibushye, isoko ni murakoze cyane, turabashimiye cyane. Yeah, thank you very much, Michael MC. But rumors
from background that since these ones were of 19 and what there, Yeah. we have these upcoming ones. They were saying that no, what about us? We need also to give a gift. So But Silver, actually, I invite them. Just Arma can take, but I got jealous somehow, and Arma can take, but invite them somehow. So, hari abandi bantu bizi hano, hari ikintu bashaka kuduha. Babaje kuduha amafaranga menshi cyane, tugiye kubyibuha, tugiye kubinza ibintu byinshi cyane. For them, they have said that since our elders have given, Yes. we must also give. Of course. So the floor is yours. You are welcome. Choir, it's your turn. So after these ones, we shall have a very small exhibition. Then, as we continue. So for them, they have said that they need to give your Lordship Bishop of our diocese. So together with our beloved Father Headmaster, you can approach and you receive this gift. We are very sorry for that. We disturb you, but we are very sorry. We are humbled. Murakoze cyane. Nyiricyubahiro Musenyeri, basaseridoti, barezi n'abo mu nzego za leta baje kwifatanya n'ikigo mu Jean Ivan. Narangije mu mwaka 2015 na bagenzi banjye ko turi kumwe hano twese twarangije muri uwo mwaka 2015. Natwe twabonye ubutumire turavuga ati tugomba kuza kwifatanya na bagenzi bacu n'abana nyine tubabwire uko ubuzima bwagenze, uko twabayeho muri iki kigo twakigiremo umugisha. Ikigo cyadufashe neza, turashimira cyane abayobozi b'ikigo kuko nkatwe hari umuyobozi twatangiranye nawe tuza tumusanga hano bamwitaga Father Gilbert, wamusimbuye yitwaga Imana Evariste. Rero natwe niyo mpamvu twavuze gutya tuvuge ngo tuze dushime kuko kugaruka mu kigo natwe twabaye abana bacyo. Ni muri urwo rwego twafashe umwanya wo kugira ngo natwe tuze twifatanye namwe tugire n'icyo tugenera ikigo muri rusange. Twasaba abayobozi b'ikigo na Nyiricyubahiro Musenyeri ko bakegera hino tugabasha kuba twatanga impano natwe twabashije kuba twazana. Father Twahirwa Gilbert. Thank you very much. Thank you very much, our OBs and OGs. The speech from our beloved parents representative. Then after this one, the choir is ready. They will sing for us. But before that, the parents representative.
Nyiricyubahiro Musenyeri wacu wa Katedrali ya Ruhengeri, Nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Rwaza, Nyakubahwa Padiri Muyobozi w'Ishuri rya Marirene Rwaza. Uhagaze aha nitwa Twizerimana Nadina, nkaba ndi umwe mu bagize komite y'ababyeyi barerera muri Groupe Scolaire Marirene Rwaza. Turashimira ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'ishuri. Twese twemera ko uburere bw'abana muri rusange mbere na mbere buturuka mu muryango. Hashyizweho rero komite y'ababyeyi mu rwego rwo gufatanya kurera abana no kubahiriza haba mu myigire, imyigishirize, imyitwarire ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi. Bariyoboye abanyeshuri bahize, abarimu bahigishije, abarimu bahigisha ubu ngubu n'abayobozi bayobora uyu munsi, bakora ibishoboka byose ngo rihore ku isonga. Turashimira kandi ababyeyi bose cyane cyane abaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi no kwifatanya n'abana bacu bahawe amasakaramentu uyu munsi. Turashimira kandi ko mwatangiye umusanzu wanyu ku gihe, ndetse tukabashimira byimazeyo uburyo mudahema gushyigikira ibikorwa by'ishuri. Mu gusoza turasaba ababyeyi, abayobozi gukomeza ubufatanye mu guha abana bacu uburere bukwiriye, ubumenyi ndetse n'ubukristo. Turasaba Nyiricyubahiro Musenyeri wacu gukomeza kutuba hafi no kudushyigikira mu bikorwa, mu bitekerezo bikomeza gushyira ishuri ryacu ku isonga. Mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya Mwamikazi, udukomeze udusabire. Murakoze. Nukuri ko Imana ngiye bigize kuri korali sinzi. I got nothing to say, but they're so choir, talented. Yes. we are time-bound, and we use a few minutes. Sangwa, uwe rudasonga kumyo yobokwe, songera
Wow, thank you very much, our choir. I would like to remind people that we are about to reach time for lunch. We are counting minutes to go for lunch. So we have Languages Club. They are ready and willing to tell us something. They are ready to share with us. As we wait for lunch, we are counting seconds. They can be here showing us what they do in their club. So Languages Club, the floor is yours. Reminding members that we are about to go for lunch. We are counting seconds. My Lord Bishop, religious leaders, invited guests, parents, teachers, and my fellow learners, good afternoon. This is the Language Club having the presentation in form of poems. The poem is divided into 3 divisions. The first division it is entitled Peace, Hope, and Brotherhood as the theme of this year. Enjoy. She is the first. In the olden days, to be born a girl was a curse. Yes, a curse. Nobody recognized her. When decisions were made, a word from her was lost. They detained her office, a girl as if made to toy and Of their mother. Inheritance of girls was unheard of. This land for our girl child, but among child also. Who is it that has to suffer our sons' quotes? And inherit land, houses and cows, but remember and not their heads that the In unity, we find our smile, peace our anthem, love our guide, brothers walking side by side. Enjoy. maze tuba abana bashoboye kandi bashobotse. Uburezi burangwa n'ireme rwazihora ibyiruye abeza gusa. Babyeyi muramenye barezi murumve burya umwana apfa mwiterura kandi umwana uko umurezi ni nagakuramba mbaraga. None rero nshuti za Marirene mwakibaza bati umwana ukenewe ninde? Ni uwuhe ngo tumumenye tumutegure hakiri kare? Mutege yombi mbamara amatsiko. Umwana ukenewe si wa wundi umubyeyi ahamagara ati yewe mwana wanjye, undi nawe akagira ati karame dawe ndakumva, cyangwa se nikize. So mwana arakenewe. Ngaho nawe nyumvira rwose, nyumvira iby'uwo mwana. So mwana yaba akenewe, so mwana yaba ashoboye. Reka rwose ntibikabe. Dukomeze twibaze kandi dushake n'igisubizo. Umwana ukenewe ninde? Umwana ukenewe ni wa wundi umubyeyi wahamagara ati yewe mwana wanjye, undi nawe akagira ati karame dawe ndabumva, mbateze yombi. Akubaha uwo abonye wese ahatumwa akaraswayo. Ngaho nawe nyumvire, so mwana ntabwo ashoboye, so mwana ntabwo ashoboye. Mudukemure muducyaye, mutumenyeshe icyatsi n'iruru, tumenye gutandukanya icyaha n'icyiza. Namwe bakuru bacu bana rungano nitugana ishuri dushishikaye, tutarivanga n'ibindi ibiyobyabwenge ukaba icyo ntazi. Ibyo mbabwira ntibinagoye, ikindi kandi dufite Imana, nituyisenge tuyiramye iraduha ibyo dukeneye, maze tuba abana bashoboye kandi bashobotse. Maze dufashe ishuri ryacu kuba igicumbi, ubuvandimwe, urukundo n'amahoro. Mbaye nsubitse sinsezeye, erega nsezeye sinazagaruka. Mwahumbura iteka, mwihangayika ndi hafi. Yari Kamikazi Keza Pasikazi kuva kuri groupe scolaire Marirene Rwakoze. Wow.
students when they reach here. It's not all about knowledge only, but also as we make abdominal practice. haranditswe ngo Bikira Mariya mwamikazi udusabire. Ariko turabizi neza nta kuntu wakutugwa nabi. Icya mbere cyo mumfashe duha amashyi iki gikorwa. Igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa gishimishije. Your Bishop of our diocese Angeli has done it officially. So nagira ngo mwese murebe iki cy'isozane. That's why you have to enjoy practicing the best. They have started this part officially, and they have tested it. Wow. Yes, this is amazing. Our brave student, I can see DOS has reached in the press. So yeah, we can clap hands for her. She has done a very great job. So this time around, biga gusa ahubwo bigishwa ibijyanye n'ubworozi. Bagaragaza yuko iri shuri nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Rwaza, nyakubahwa padiri umuyobozi w'ishuri ryacu Marire, basaseredoti biyeguriye Imana, nyakubahwa
n'amabanga nshingwabikorwa b'umurenge wa Rwaza n'abayobozi mwese mwaje muhagarariye ubuyobozi bw'akarere kacu ka Musanze mu nzego zose, babyeyi, barezi, bana bacu dukunda, mwebwe mwese mwize muri iri shuri, nongeye kubaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe. Umunsi mwiza. Bimaze kuba akamenyero keza ko tugira umunsi wihariye wo kuza muri uru rugo tukahurira n'abayobozi b'urugo rwacu, umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya Mwamikazi w'ijuru n'isi. Uyu munsi ukaba ufite umwihariko ko tuwuhimbaje mu mwaka wa yubile y'impurirane, imyaka 2025 Imana ije kuducungura, imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Mboneyeho umwanya rero kwifuriza mwese yubile nziza y'impurirane. Yubile ni igihe cyiza cyo gusubiza amaso inyuma tukareba ibyiza byose twagezeho tubikesha Imana, tukareba uko duhagaze, tukareba n'imbere. Muri iyi yubile y'impurirane muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, dusubiza amaso inyuma tukareba umuganda mwiza Kiliziya Gatolika yafashe ya mbere mu by'uburezi, umuganda mwiza Kiliziya yazanye ikawuha igihugu, itanga uburere bwiza bunoze. Aho bafunguraga misiyoni buri gihe, bahubakaga ishuri bakiga gusoma no kwandika no kubara, nyuma bigenda biba ishuri nk'aya mashuri tuzi. Rwaza rero nka paruwase ya 4 mu gihugu nyuma ya Save, Zaza na Nyundo, tukaba twishimira ko iparuwasi ya Rwaza, misiyoni ya Rwaza yagize uruhare rukomeye mu gutanga uburere bwiza mu mashuri. Iyo twishimira rero byiza paruwasi ya Rwaza yakoze mu rwego rw'amashuri, hazamo iri shuri ryatangiye ari APEDI, ubu ngubu akaba ari Groupe Scolaire Marire. Paruwasi ya Rwaza, abasaseredoti ba paruwasi ya Rwaza bafatanyije n'ababyeyi barebye kure bashinga iri shuri. Muri umwanya nkagira ngo mumfashe dushimire ababyeyi bafatanyije na paruwasi ya Rwaza Diocese ya Ruhengeri mu gushinga iri shuri. Turishimira rero uko iri shuri ryacu rihagaze, tugashimira abantu bose bafite uruhare rufatika kugira ngo iri shuri rigere kuri iyi ntambwe. Nk'uko mubibona, iri ni ishuri rikunzwe cyane n'ababyeyi. Nk'uko mwabibonye, hari abize hano bashima uburere bwiza butangwa hano, bakaba barohereje n'abana babo kugira ngo dufatanye gukomeza kurera. Kuba rero umuntu afite abanyeshuri bakaba 1000,
ni ikimenyetso kitabeshya ko ababyeyi batwizeye. Noneho wareba ishuri ko rihagaze muri iki gihe, dushimishwa nuko ari ishuri ritanga uburere bwuzuye, umwana agahabwa ubwenge n'ubushobozi, agahabwa urubuga rwo gukuza impano ze ku mpande zose, ku buryo Rwaza Marie-Reine Rwaza ari ishuri rihagaze neza kandi riteye ishema Diyoseze ya Ruhengeri, Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Groupe Scolaire Marie-Reine, Diyoseze ya Ruhengeri irabashimira. Aha ndazirikana abarezi bitanga, ababyeyi dufatanyije kurera, abayobozi ubushobozi ubu n'ubu no kukuza impano, hitabwa ku buzima bwa roho bw'abana, kandi buri wese yubahwa mu myemerere ye, ariko Imana igahabwa icyubahiro, iby'Imana bikubahwa, umubyeyi Bikira Mariya akubahwa ku buryo butangaje. Kuri uyu munsi turishimira ko hari abana bacu bahawe amasakaramentu. Ndagira ngo muri uyu mwanya abahawe isakaramentu ryo gukomezwa bahaguruke n'ababyeyi babo tubashimire. Babyeyi, turabashimira ko abana banyu mubona ko badakeneye gusa ubumenyi, ahubwo bakeneye no gukura mu bijyanye n'ubusabanyiramana. Murakoze. Abahawe ukaristiya ya mbere n'ababyeyi babo nabo bahaguruke tubishimire. Mwakoze cyane gushyigikira abana banyu kugera kuri iyi ntambwe. Icyo nifuza kugarukaho ni uko abana mu kubafasha mu bijyanye n'ubusabanyiramana, hari abiteguye isakaramentu ryo gukomezwa, abandi biteguye isakaramentu y'ukaristiya ya mbere. Igihe babonye ko umwepiskopi yimanukiye akaba hibereye atagomba kugira uwo atuma, twishimiye ko abana bateguwe neza isakaramentu y'ukaristiya ya mbere, bahawe uyu munsi isakaramentu ryo gukomezwa. Twongere tubishimire. Bikaba bijyanye n'uburyo mu bukarani bazabyitaho, noneho n'ababyeyi bakabimenya ko uyu munsi bari abana bacu bahawe ukaristiya ya mbere bakanakomezwa. Ni ukuvuga ko batazongera kwirirwa bambaza ngo nize kubakomeza, kubera ko icyo gikorwa nakirangije umunsi kikaba cyagenze neza. Muri uyu mwanya rero, mu gihe twishimira ibyiza byo mu rugo rwacu, ndagira ngo mbone umwanya mwiza wo kwifuriza Padiri Reverien, umuyobozi mushya w'iri shuri, ubutumwa bwiza. Padiri Reverien waje usanga iri shuri rifite intera rimaze kugeraho, hamwe n'abo mufatanyije, abarezi, ababyeyi, muzubakire ku byiza byagezweho ndetse mutere n'intambwe mujya mbere.
muri urwo rwego rero gukomeza kubakira ku byiza byagezweho, ngira ngo mbasabe hamwe n'abo mufatanyije bose ko iri shuri ryakomeza mu bijyanye no gutanga uburere bwiza kandi bwuzuye, hahuzwa ibintu byose, ubumenyi n'ubushobozi, ariko hitabwa no ku bindi bifasha abana gukuza impano zabo. Padiri Reveriye n'amufatanyije ndagira ngo mbashimire umusaruro mwiza w'umwaka ushize, ariko mbabwire ko ntanyuzwe n'imitsindire y'abarangiza umwaka wa gatandatu. Kumva ufite umwana imbere yawe mu gihe cy'ibizami, agakora ibizami yatsinze nk'uko mwatsinze muri tronc commun, biba bishimishije. Ariko iyo hari umwana utashye atahanye diplome, ni ukuvuga ngo tuba twatsinzwe natwe. Ndagira ngo rero bana bacu turabashimira uburyo mwateguye neza uyu munsi, n'ibirori mwatweretse bigaragaza impano mwifitemo. Turabashimira uburyo murerwa, uburyo mwakira uburere bwiza muhabwa. Mu gusoza rero nkaba mbifuriza abana bacu gusoza neza uyu mwaka w'amashuri urugana ku musozo. Uko mwawutangiye neza muzawusoze neza. Ndabifuriza mwese umugisha w'Imana, murakarama. Yes, nk'uko mubibona abana bakiza cyane. Uyu mwana mubona akaba ari umukinnyi. Yes, akina neza cyane. Batya amatsiko kumumenya ndetse no kumubona.